mukunzi w'umurongo wo kwezwa ari wo kwezwa channel, reka nongere ngushimire uburyo wongeye gutanga umwanya wo kugira ngo tubane muri aka kanya tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Muri iyi si tuzi yuko ari byiza gusobanukirwa n'uwo uvugana nawe uwo ari we, haba mu nyandiko, haba mu biganiro bisanzwe, ndetse n'ikindi gihe cyose nta ubasha kuba yakoresha inama atabanje kwibwira abagiye gukoresha iyo nama. Yewe no mu rugendo biba byiza iyo wibwiye uwo muri kumwe mu rugendo kugira ngo mufatanye urugendo muziranye. Uyu munsi wa none nabwo hari icyo dukwiye kumenya. Mu gihe twiga amahame y'ukuri kwa Bibiliya, tugiye gusobanukirwa n'Imana umuremyi. Mbese Imana umuremyi ninde? Ibyo ngibyo bidufasha gusobanukirwa Imana kugira ngo tuyitandukanye n'ibigirwamana, cyangwa se tumenye ko Imana ifite aho itandukaniye n'ikiremwa muntu. Mu gukurikira iki cyigisho hari byinshi cyane urasobanukirwa mu gihe dukomeje kwigira hamwe ihame ry'irema. Mwibutse yuko uwo muri kumwe muri iki kiganiro ari Kayishema Joel. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye uburyo twitaho uko bukeye n'uko bwije. Tugushimiye ijambo ryawe wandikishije kugira ngo ritwereke ukuri kose. Mu gihe twiga ibigendanye n'irema kugira ngo dusobanukirwe n'inkomoko yacu, ni na ngombwa ko dusobanukirwa n'Imana umuremyi. Muri iki kigwa Imana aba ari wowe ubwawe udusobanurira ukuri kwawe washyize ahabona kutwereke inzira dukwiye kunyura. Turagushimye Imana ko twumva kandi witeguye kudufasha Mwuka Muziranenge agakora umurimo we nk'uko yasezeranywe, mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi rero tugiye gukomeza turebera hamwe ihame rya gatandatu ritubwira irema. Nk'uko twaritangiye ubushize, twabonye ko Imana ari umuremyi w'ibintu byose, kandi binyuze mu byanditswe byera ikaba yaraduhishuriye igitekerezo nyakuri kirema. Impamvu hakoreshejwe iri jambo ngo igitekerezo nyakuri kirema, nuko hariho inyigisho cyangwa se ibindi bitekerezo bitandukanye bitangwa, ariko bitagaragaza nk'Imana umuremyi kandi bipfuye, ahubwo kugira ngo byererezwe umuremyi bituma abantu bata Imana cyangwa se bajya kure yayo. Mu minsi 6 Uhoraho yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, maze aruhuka ku munsi wa 7 w'icyo cyumweru cya mbere, ari nawo munsi Bibiliya igaragaza ko ari umunsi w'isabato. Isabato rero ni ikiruhuko cyashyizweho n'Imana nk'urwibutso ruhoraho rw'umurimo wayo w'irema kandi wuzuye. Igihe cyose abantu baziririza umunsi w'isabato baba bibuka umuremyi wabo. Uyu munsi turakomeza tureba Imana umuremyi. Mbese Imana umuremyi wacu imeze ite kandi tuyibona dute? Yaba se ari umuremyi utagira iherezo utwitaho twebwe abantu buturemwa tw'ubusabusa, uhora aturebera ahantu hitaruye mu isanzure rye? Mbese uretse kurema isi, yaba yararemye ibindi bintu bikomeye kandi bigaragara cyangwa se biriho? Icyo dukwiye kumenya nuko Imana umuremyi ari Imana itwitaho, yita ku biremwa byayo. Igitekerezo cya Bibiliya kirema gitangiza Imana maze kikabona gukurikizaho abantu. Ibyo bigaragaza ko igihe Imana yaremaga ijuru n'isi, yarimo itegura cyangwa se itegurira inyoko muntu ahantu heza cyane izaba, cyangwa se aho inyoko muntu Adamu n'abamukomokaho aho bazatura. Ikiremwa muntu, yaba igitsina gabo n'igitsina gore, yari umurimo utangaje w'Imana. Igitekerezo gikomeza kigaragaza Imana nk'umuhanzi w'icyatwa wita ku byo yaremye. Yaremeye abantu kugira ngo bagirane isano nayo. Umuntu yaremwe aremerwa kugira ngo abe ikiremwa gifitanye isano n'Imana. Kubaho k'umuntu rero, kugira ngo umuntu abe ari umuntu muzima, nuko aba afite n'Imana mu bugingo bwe. Iyo sano nta nubwo yari y'agahato. Yaremanye umuntu kimwe n'ibindi biremwa byose Imana yaremye, yaba inyoko muntu, urubyaro rwa Adamu rutuye kuri iyi si, ndetse n'ibyo mu yandi masi. Ibiremwa byose Imana yaremye, newe n'ibyo mu ijuru, byaremanywe umudendezo wo guhitamo.
kandi ibiremwa Imana yaremye n'abantu turimo bahawe ubushobozi bwo kuba bakunda Imana no kuyikorera. Ibyo ngibyo bikaba biri mu ntekerezo za muntu mu mutima we, abasha rwose gukunda Imana no kuyikorera, yaba abibwirijwe n'abantu, yaba ari hishurirwa hawe, cyangwa se nubwo ataba yagize umugeraho. Imana yagennye uburyo bwo gukorana n'intekerezo z'umuntu kugira ngo yubahishe umuremyi we, aho Imana icyubahiro, umuhanzi w'icyatwa wamuhanze wamuremye. None se Imana umuremyi ninde? Abagize ubutatu buziranenge bose bagize uruhare mu kurema. Niyo mpamvu mu byigisho byabanje twabanje kureba ijambo ry'Imana, turebera hamwe Imana Data, Imana Umwana, Umwana Mwuka Muziranenge. Ni ibyadufashaga kugira ngo tubashe kugenda dusobanukirwa n'uburyo irema, nitugera mu gihe cyo kwiga irema tumenye mbese irema ryakozwe mu buhe buryo. Igitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 2 ndetse n'umurongo wa 26 hatugaragariza uburyo Imana yagize uruhare rukomeye mu kurema umuntu, nk'uko ijambo ry'Imana rigaragaza uko kuri kutabasha gushidikanywaho. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 2 turahita dusimbuka dusome umurongo wa 26. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Hano tubwiwe ko isi nta shusho yari ifite, kandi umwuka w'Imana akaba yaragendagendaga hejuru y'amazi. Umurongo wa 26, Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Hano haratwereka ko umwuka w'Imana yari ahari mu gihe umuntu yaremwaga, kandi noneho Imana nayo ubwayo ikavuga ngo tureme umuntu. Nk'uko twayibonye ubumana cyangwa se muri urwo rugaga rw'ubuhangange bw'Imana n'ububasha bw'Imana, niyo bavuze ngo tureme umuntu. Uwari ku ruhembe rw'imbere yari umwana w'Imana, Kristo we wahozeho mbere na mbere. Avuga iby'irema, Mose yamugaragaje agira ati, mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 1. Mose umwanditsi wanditse ibitabo 5 bibanza bya Bibiliya, mu guhishurirwa na mwuka w'Imana, yerekwa cyangwa se ashyira mu nyandiko iby'iremwa nk'uko yabishuriwe, yavuze ati nta kindi cyabanjirije ibindi uretse mbere na mbere ko Imana yaremye ijuru n'isi. Yohana rero tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere, we yasobanuye mu magambo arambuye agaragaza uruhare Kristo yagize mu irema. Maze igice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana turabona uburyo Yohana yagaragaje jambo y'unguyu. Igice cya mbere umurongo wa 1 kugeza wa 3, mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Yohana aragaragaza jambo uyu nguyu wagize uruhare mu irema. Muri ayo magambo Yohana arerekana neza uwavugwa ari we. Aravuga jambo ko yabaye umuntu akabana natwe, ntabwo yatuye ku wundi mugabane, ntabwo ari iyindi si runaka yagiyeho, ahubwo yabanye natwe. Yohana arabivuga nk'uwari uhari, ntabwo abivuga nk'ibyo yabariwe, ahubwo aravuga ati yabanye natwe. Yesu yari umuremyi, wa wundi wategetse maze isi ikabaho, nk'uko tubona amasomo abigaragaza haba mu Banya-Efesi igice cya 3 umurongo wa 9 ndetse no mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa 2. Kwigaragaza ko urukundo rw'Imana rero, mbega ukuntu urukundo rw'Imana ari rurerure rurenze ibitekerezo byacu. Igihe Yesu Kristo wuje urukundo yari yunamye kuri Adamu amurema amufashe mu kiganza, yashoboraga kuba asobanukiye ko umunsi umwe ibiganza by'abantu bizakora amahano maze bikamubamba ku musaraba. Hano hari icyo tugomba gutekereza. Mbese byakugendekera bite bantu turi kumwe mwubatse ingo? Uramutse ushatse umugeni mugashyingiranwa, ariko ukavuga uti ndemeye ndakujyanye, muzi ya masezerano abantu bagirana bagiye gushyingiranwa, akavuga ati nemeye kujyana ngo umbere umugabo, nzagukunda ngo ukundwakaze, nzagugira gutya, murabizi nta kindi kizadutandukanya uretse urupfu. N'umugabo nawe akavuga ati nemeye kukujyana kugira ngo umbere umugore, murabizi uko ayo masezerano atangwa. Ariko noneho tekereza habaye hari isezerano rivuga ngo kanaka nemeye ko unjyana ngo umbere umugabo,
kugeza ubwo uzanyiyicira. Umugabo nakavuga ati wa mugore we, nemeye kugira ngo dushyingiranwe, ariko n'ubundi ndareba amaherezo nta wundi uzamvana kuri isi, ni wowe uzampitana. Ese ibi bintu byaba bisa bite? Mbese umugeni nk'uwo wakwemera kubana nawe? Mbese umugabo nk'uwo wakwemera kumushaka? Hano rero haratwereka ikintu cyimbitse cyane gikomeye. Urukundo rw'Imana rutagira akagero ruratwereka uburyo Jambo, uyu wahoranye n'Imana kandi ibintu byose bikaba byararemwe nawe, yasobanukiwe hakiri kare ko ibiganza by'abantu bizakora amahano maze bikamubamba ku musaraba. Ni muri ubwo buryo irema n'umusaraba byombi byabaye isanga n'ingoyi kuva kera, bityo bikaba bigaragaza uburyo ntama w'Imana Kristo yatambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Iyo bivuga ngo yatambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, nk'uko tubibona mu Byahishuriwe 13:8, haba hagaragaza ko mu gihe kirema Imana irebera iherezo mu itangiriro, mu kuremwa k'umuntu hagaragajwe ko uwo muntu nubwo aremwe, ibiganza bye amaherezo ari byo bizakora amahano bikabamba ntama w'Imana, bikabamba umwana w'Imana ku musaraba i Karuvari. Ariko Kristo ntihagarika icyo gikorwa, ahubwo ntama w'Imana ari we uvuga Jambo yemera kuzemera agatanga ubugingo bwe kugira ngo acungure ikiremwa muntu. Nuko yatambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Nibyo byitwa inama y'agakiza. Mbese nubwo byagenda gute, nubwo yazumvira umushukanyi, nubwo yazatambikira, bizagenda bite? Ntabwo ijuru rizemera ko azimira, ahubwo Imana izemera itanga ubugingo bwayo, ariko iki kiremwa kibeho. Izina ry'Imana rihimbazwe. Hano turahabona urukundo rutagira akagero. Kuba yarasobanukiwe ibyo nk'Imana ntibyamukomye imbere. Munsi y'igicu kizabudikira i Karuvari, Kristo yahumekeye mu mazuru ya Adamu umwuka w'ubugingo, azi neza ko icyo gikorwa kiremwa kizatuma abura ubuzima bwe. Nuko yari abizi neza, yabikoze abyemeye, abishaka. Aravuga ati ntabwo gahunda yo kurema umuntu igomba kugira ikikoma mu nkokora. Urukundo rutarondoreka nirwo shingiro ry'irema. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tuvuga ngo Imana ni urukundo. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ni urukundo. Iyo hari urukundo byose birashoboka. Urukundo rurihangana, rugira neza, rurababarira. Ijambo ry'Imana twereka uburyo urukundo ni ikintu umuntu wese asabwa kugira, kandi nta yindi soko y'urukundo nta handi ruturuka uretse ku Mana. Gitabo cy'ingenzi muri wowe, umugambi w'irema se wari uwuhe? Urukundo nk'uko tumaze kubibona nirwo shingiro ry'ibikorwa by'irema byose, kuko Imana ubwayo ari urukundo, nk'uko umugaragu w'Imana yabigaragaje mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 4:8. Ntiyaturemye ituremeye kuyikunda gusa, ahubwo yaturemeye gukundana natwe ubwacu. Nuvuga ngo natwe ubwacu tugomba kuba abantu bakunda Imana, kandi noneho nayo ubwayo iradukunda. Ntabwo yaturemye kugira ngo twe ubwacu duhangane, oya, ahubwo n'abantu ubwacu tugomba kurangwa n'urukundo. Urukundo rwayo nirwo rwayiteye gusangira mw'irema imwe mu mpano zikomeye cyane ishobora gutanga, ariyo kubaho. Nuvuga ngo yemeye guha umuntu icyitwa ubugingo. Ubugingo rero ni ubw'Imana, ariko yemeye kubusangiza abantu. Mbese hari icyo Bibiliya yaba yaravuze ku mugambi wo kubaho kw'isanzure n'abayituye? Ibyo ngibyo tubasha kubibona mu ngingo ikurikiraho, aho tubona ko ibyo ngibyo Imana yabiremeye nabyo kugira ngo bigaragaze icyubahiro cy'Imana. Iyo witegereje izuba, ukitegereza ibituzengurutse hose, wagombye kubona urukundo rw'Imana. Mu kugana Yesu navuga ngo niyo turebye no ku ibitovu by'amahwa, nubwo ari amahwa yaje kubera icyaha, bikaba ari ikibazo cy'umuvumo cyageze ku isi Adamu amaze kwica amategeko y'Imana. Nuvuga ngo no ku bitovu hariho indabo zigaragaza urukundo rw'Imana. Nuvuga ngo ibituzengurutse byose twagombye kuba tubibona, tukabonamo urukundo rw'Imana. Binyuze mu murimo wayo wo kurema, Imana ihishura icyubahiro cyayo.
nk'uko umunyazaburi yabivuze muri Zaburi ya 19 umurongo wa 1 kugeza wa 4, aho yagize ati ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana, isanzure ryerekana imirimo y'intoke zayo, amanywa abwira andi manywa ibyayo, ijoro bimenyesha irindi joro, nta magambo cyangwa ururimi biriho, nta wumva ijwi ryabyo, umugozi ugera wabyo wakwira isi yose, amagambo yabyo yageze ku mpera y'isi. Ubwo rero ikibazo kikaza kibaza ngo kuki habaho iryo hishurwa ry'icyubahiro cy'Imana, cyangwa se kuki ryabayeho? Ibyaremwe bikora nk'umuhamya w'Imana. Ibyaremwe bikora nk'umuhamya w'Imana. Ibyaremwe bigaragaza ko Imana iriho. Ibyaremwe bigaragaza ko Imana ishoboye byose. Icyo umuntu adashobora gukora, ibyo umuntu adashobora gukora, Imana yo yarabikoze. Ibyo rero ntawe ubasha kubivugurura. Nta muntu ushobora kurema izuba. Imana yararemye riraho, nta warema ukwezi, nta warema inyenyeri, n'indi mibumbe, n'indi myinshi cyane batarabasha kugeraho. Nuvuga ngo ibyo byose nta muntu uretse kubibona no gushakashaka amafaranga agatangwa n'ingendo zigakorwa, ibyogajuru bikagenda kugira ngo barebe ko bamenya aho biherereye, nta wabasha kugira icyo ahanga gishya ngo kibeho. Pawulo aravuga ati kuko ibitaboneka byayo nibyo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhere ku kuremwa kw'isi, bikaba bigaragazwa n'ibyo Imana ubwayo yaremye, kugira ngo batagira icyo kwireguza. Mu yandi magambo, ni umuhamya ugaragaza ko hariho Imana rurema, nta muntu ubasha kugira ikintu na kimwe yaheraho avuga ngo nta Mana iriho. Impamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo umupfapfa ajya yibwira ngo nta Mana iriho, uwo ni umupfapfa, ni umuburabwenge. Iyo ibyaremwe biturehereza ku Mana, tubyigiraho byinshi byerekeye Imana, kandi tugasobanukirwa n'ubushake bwayo bwo kubiduha. Nuko rero iyo tugaragaje kamere y'Imana, tuyihesha icyubahiro, maze tukaba dushohoje umugambi w'icyo twaremewe. Nuvuga ngo ibyo byaremwe iyo tubyigiyeho, tugasobanukirwa n'uwo bihanze n'umuremyi wabishyizeho ko ari umuremyi ukwiye icyubahiro no guhimbazwa, tuba dushohoje wa mugambi Imana yaturemeye, ari wo kuyihimbaza no kwihesha icyubahiro. Kandi noneho tukaba tubashije gusoma, uwo ni umuzingo. Ibyaremwe ubwabyo ni umuzingo abantu dukwiriye gusoma tukigiraho umuremyi wacu. Imana irema umuntu ntabwo yamuremeye kugira ngo azajye gutura kuri Marisi. Ngira ngo muzi yuko ubu ngubu hari inkubiri yuko abantu bashaka kwimuka ngo bazajye gutura kuri Marisi. Kugeza ubu mu Rwanda uwo nzi wiyandikishije namenye n'umwe wahariya ku Kicukiro w'umusore. Niwe muntu mu Rwanda bavuze wabonetse umwe wiyandikishije, niba azagenda simbizi. Ariko si Imana yaremeye kugira ngo abantu bajye gutura kuri Marisi cyangwa ku kwezi n'ahandi. Imana umuremyi ntiyageneye isi kuba mu bwigunge, ntiyifuje ko ibaho ubusa, yagombaga guturwa. Ibi tubibona muri Yesaya igice cya 45 umurongo wa 8. Umugambi w'Imana nuko iyi si igomba kuba ifite ibiremwa biriho, ntabwo abantu baremeye kugira ngo bajye gutura ahandi. Igihe rero umuntu ashaka kugira ngo avuga ati jewe isi ndayirambiwe ndashaka kwimuka nkagenda, atari igihe abana b'Imana bazakurwa muri iyi si ngo bajye mu ijuru, ibyo byaba bibaye nko kwisumbukuruza rwose. Tubona byaranze abantu b'Ibabeli, bubaka umunara w'Ibabeli, abantu banyuma y'umwuzure bavuga ngo ntabwo dushaka kuguma hano, reka twubake umunara muremure, inzu ndende tuyizamukiremo, tugende duture hejuru, niba ngombwa n'Imana tuyisanga aho iri. Muzi ko ibyo ngibyo bitigeze bishoboka, ariko vuba aha hari gutangazwa ko abantu bagomba kugenda rwose bakajya gutura kuri Marisi. Ariko akazakurikira ko nako tukitega, kuko ntabwo ari umugambi w'Imana, si ubushake bwo Uwiteka. Yesaya 45:8 haragira hati wajuruwe tonyanza n'ikirere gisandare, gukiranuka kuva mu ijuru, isi nikinguke babonemo agakiza, imeremo no gukiranuka, jye Uwiteka ni jye wabiremye. Urumva rero Imana niyo muhanzi, niyo muremyi waremye byose. Ntabwo umwana w'umuntu akwiye kumva ko we hari icyo yabasha gukora kinyuranije n'ubushake bw'Imana ngo kizamuhire. Igihe umuntu wa mbere yumvagamo ko akeneye uwo babana, Imana yamuremeye umugore. Ibi tubibona mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 20, nibwo yatangije umuhango w'ubukwe. Ibi tubibona none mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 22 kugeza 25, aho tubona harimo amagambo akomeye ngo nicyo gituma azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata. Nuvuga ngo ari umusore asiga ababyeyi be, ari umukobwa agasiga ababyeyi, bakaza bakabana akaramata. Aha ngaha harimo ihame ryimbitse. Imana niyo yahanze ubukwe. Imana icyambere tukwiye kumenya, niyo yashyizeho ikiruhuko, ishyiraho umunsi wa 7 w'isabato ngo abantu baruhuke. Ibyo kandi bikora
atari ukuvuga yuko yo inaniwe cyangwa irushya, ahubwo yateguriraga umuntu ibihe byiza byo kugira ngo azagira n'ibihe byiza byo kubana, byo gusabana n'umuremyi we. Ikindi ishyiraho ubukwe, umuhango wera. Adamu abona umufasha, arangije ubwo aravuga ati aka ni akara ko mu mara yanjye, ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, azitwa umugore kuko akuwemo umugabo. Imana noneho irangije iti nicyo gituma rero ubwo bigenze bityo azasiga se na nyina akabana n'umufasha we akaramata. Ndagira ngo dutekereza, iyo umuntu avuga ngo ndashaka gutandukana n'uwo twashakanye abagira ngo ajye kwande, Bibiliya iravuga ngo bagomba kubana akaramata. Akaramata ni nkaho wafatanisha ubushishi cyangwa kore ku buryo kimwe kitazabasha gutandukana n'ikindi. Ndetse ngo Bibiliya ikomeza ivuga ngo nta kindi kibasha kubatandukanya uretse urupfu. None uwumva yuko aguye gutandukana n'uwo bashakanye bagira ngo ajye, nta handi wabo hahari. Bibiliya igaragaza ko iwabo w'umugore ni ku mugabo we, n'iwabo w'umugabo nta handi ni ku mugore we. Ngo nicyo gituma azasiga se uba wabasize. Hano hari n'icyo tugomba kumenya, hari n'igihe ababyeyi nabo bagira ingorane, ugasanga barashaka gukurikirana abana mu rugo rwabo. Umwana niba ari umukobwa niba ari umuhungu yamaze gushinga urugo rwe, biravuga ngo nicyo gituma azasiga se na nyina akagenda akabana n'uwo akaramata. None ugasanga umubyeyi arashaka kugenda arashaka gukurikirana umwana ngo mwana wanjye ngo ariko ngo waba wariye. Ibyo se kuba babimubazaga ukimutunze uragira ngo no mu rugo aho yagiye bagomba kubana akaramata umenye ngo yariye. Waramugaburiraga, warangije kumugaburira birarangira yagiye mu rugo rwe, none uramukurikirana ushaka iki? Ngo ariko ngo waba ngo sinzi ngo wabonye uguhanagurira inkweto. Ibyo ngibyo bigiye muti ko ari mu rugo rwe urashaka iki? Ibi rero nivuga ngo ni ingorane zijya zibaho, kudasobanukirwa n'iri hame n'iyi ngingo. Ugasanga abantu barasenya ingo z'abana babo bitewe n'uko bibagiye ko abo bana bamaze kujya ku ruhande, bamaze gushinga urugo rwabo. Umuremyi ntiyahaye abantu ba mbere ububasha bwo gutegeka isi yari imaze kuremwa bwonyine, ahubwo igihe avugaga iti mwororoke mugwire, itangira igice cya mbere 28, yari ibahaye n'amahirwe yo kugira uruhare mu gikorwa kirema. Atari ukuvuga yuko bagiye kurema ubwabo wenda ngo atangaze ngo araremye, oya, ahubwo nivuga ngo kororoka. Imana ivuga iti mubyare mwororoke mwuzure isi. Hari n'inyigisho nayo yindi ipfuye abantu bakavuga ngo ngomba kubyara nkororoka. Adamu yabwirwaga kuzura isi yari ayirimo ari we wenyine n'umufasha we. Aho hantu hose yari afite niwe wenyine wabwirwaga, yagombaga kubyara kororoka rwose akuzura isi. None isi y'abanone ni iyihe? Irangana ite? Isi y'abanone muri iki gihe nivuga ngo naho ubushobozi bwawe bugarukira, naho ubasha gushyira abo bana uvuga uti ngiye kubabyara. Adamu yari afite aho abasha kubashyira rwose hirya no hino bagakwira isi yose. None isi yawe y'uyu munsi wa none ni iyihe? Mwororoke mugwire. Tugomba kugira ubwenge tukamenya uburyo twitwara muri iki gihe, tumenye ko tutari mu ntangiriro z'isi, ahubwo turi mu iherezo ry'isi ya none, muri bya bihe birushya ijambo ry'Imana rivuga. Ariko igihe nyir'isi umbwira iby'urukundo rw'Imana, ntarushaho gusobanukirwa n'umunezero wo mu ijuru. Ubusobanuro bw'irema. Usanga abantu benshi batitaye ku nyigisho ivuga irema. Baravuga bati ninde witaye ku kumenya uko Imana yaremye isi? Icy'ingenzi ni ukumenya uko umuntu yajya mu ijuru. Gaho umuntu akavuga ati jewe ibyo byo kuvuga ngo nararemwe nagize nte, ibyo ntibindeba, icyo nyene ni ukuzigira mu ijuru. Hase utaza aho yaturutse yamenya naho ajya. Nyamara inyigisho ivuga iby'iremwa ni urufatiro rukomeye rw'inyigisho ya Gikristo n'iyobokamana rishingiye kuri Bibiliya. Iyo wirengagije irema, icyo gihe nta nubwo wamenya inkomoko yawe, ntiwamenya n'icyo uri cyo. Amagambo shingiro menshi ya Bibiliya usanga ashingiye mu irema, kuko kumenya uko Imana yaremye ijuru n'isi bifasha ushaka kumenya inzira igana mu ijuru rishya n'isi nshya. Ibyo Yohana avuga mu byahishuwe, aho mu gice cya 21 avuga ati mbona ijuru rishya n'isi nshya. Kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byavuye. Ugomba kumenya ibya mbere byaje bite, byagiyeho bite, wanayigezeho gute. Noneho ukabona gutekereza no kumva Bibiliya kwereka yuko hagomba kuzabaho ijuru rishya n'isi nshya.
ibyo gukiranuka kuzabamo, aho abana b'Imana bazatura. Kuko wavuga ngo ngewe icyo nyine ni ukuzajya mu ijuru, no kujya mu ijuru ntimugire ngo ni ukuzajya mu ijuru ari ukubayo by'iteka ryose. Oya, mu ijuru abana b'Imana bazamarayo imyaka 1000. Bizaba bisa naho ari urugendo shuri, ni igihe cyo kongera kwigishwa n'Imana, basobanurirwa n'ibijyanye n'agakiza kabo uko byabagendekeye, n'uburyo bashoje urugamba, bemeye kwitanga bakemera inama y'Imana, bakemera igikorwa Kristo yabakoreye. Noneho imyaka 1000 irangiye, bazaza bashyirwe ku isi nshya, habeho n'ijuru rishya. Ibyo wenda tuzayibona tugeze imbere muri ibi byigisho. Mu kwiga iki kigwa rero tugomba kumenya ko hari ibintu inyigisho y'irema ibumbatiye. Mbese ibyo ni ibihe rero? Inyigisho y'irema, bimwe mu byo ibumbatiye cyangwa se mu bintu bifasha umuntu kugira ngo amenye ukuri mu buryo busobanutse bwiza, ni ukurwanya gusenga ibigirwamana. Nuvuga ngo ibintu abantu bita Imana kandi atariyo. Inyigisho y'irema iki igendereye cya mbere ni ugutandukanya Imana n'ibigirwamana. Ibi tubibona mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 16 umurongo wa 24 tugeze ku murongo wa 27. Haratubwira ngo iki? Mwogeze icyubahiro cye mu mahanga, imirimo itangaza yakoze muyogeze mu mahanga yose, kuko Uwiteka akomeye, akwiriye gusingizwa cyane kandi ateye ubwoba, arusha imana zose. Cyangwa se iriya mana irikoreshwa ni ibigirwamana, ntabwo ari Imana umuremyi. Kuko ibigirwamana cyangwa se imana z'abanyamahanga zose ari ibigirwamana, Bibiliya irabisobanura. Ariko Uwiteka niwe waremye ijuru. Amen. Icyubahiro n'igitinyiro biri kuri we, imbaraga n'ibyishimo biri iwe. Amen. Ibi ngibi nibyo byatumye Eliya tumaze iminsi twiga mu mpinga ya Karumeli avuga ati nimutake cyane, muboroge, mukotsore, mubwire icyo kigirwamana cyanyu niba kibasha kuza kigakongora igicaniro, kigatwika igitambo. Ariko byarananiranye. Ageze igihe agaragaza ko Imana uhoraho, Uwiteka Yehova, ari we Mana nyamana. Zaburi ya 96 umurongo wa 5 na 6, Yesaya 40 umurongo wa 18 kugeza 26, ndetse n'ibice ni byinshi cyane Bibiliya igaragaza, tubasha kuba twabonamo amasomo atandukanye agaragaza uhoraho nk'umuremyi ukwiye icyubahiro ndetse no guhimbazwa, ku buryo tutamugereranya n'ibigirwamana cyangwa se n'ibindi bintu byose abantu babasha guhanga. Wenda twabasha gusoma irindi somo rimwe riboneka muri Yesaya 40 umurongo wa 18 kugeza 26, nubwo ndi tutayasoma. Nuko rero Imana mwayihwanya nande, cyangwa mwayigereranya n'ishusho ki? Dore igishushanyo kibajwe, umucuzi abanza kukiyaza. Umucuzi w'izahabu agiteraho izahabu, akagicurira imikufi y'ifeza. Umutindi utabona ituro ringana rityo ashaka igiti kitazabora, maze akishakira umukozi w'umuhanga wo gushinga igishushanyo kibajwe kitazakuka. Mbese ntimwamenye kandi ntimurumva? Ntimurakumva? Ntabyo mwabwiwe uhereye mbere na mbere, uhereye isi yaremewe ntacyo mwasobanuriwe? Iyo niyo yicaye hejuru ku rusenge rw'ijuru, abaturage bo mu isi bameze nk'ubuzikira. Nibamba ijuru nk'ingegamo, ikaribamba nk'ihema ryo kubamo. Ibikomangoma ikabihindura ubusa, n'abacamanza bo mu isi ikabahindura ibitagira umumaro. Nukuri niyo bagiterwa, ni koko niyo bakibwirwa, kandi igiti cyabo niyo kigishora imizi mu butaka. Imana ibahuhaho bakaraba, umuyaga wa serwakira ukabayora nk'ibishingwe. Nuko rero mwangereranya nande twahwana? Ni Uwiteka abaza. Nimwubura amaso yanyu murebe hejuru, ninde waremye biriya, agashora ingabo zabyo mu mitwe zose, akazihamagara mu mazina? Kuko afite imbaraga nyinshi, akagira amaboko n'ububasha, nicyo gituma nta na kimwe kizimira. Imana ihimbazwa. Imana niyo yashyizeho imitwe y'inyenyeri. Buri y'inyenyeri nubwo tuzibona mu kirere, tuzibona ziri kure cyane, ariko zigiye ziri mu mitwe, mu matsinda. Gasanga hari gurupe y'inyenyeri yitwa gutya, hari gurupe y'inyenyeri yitwa gutya, n'ibindi tutabasha kumenya. Imiyaga, umuyaga nayo ubwawo ufite icyerekezo cyawo nuko ugomba kugenda. Igicu, nta muntu ubasha gutegeka ngo ibicu ngo bigende gutya bimere gutya bimere gutya, reka da. Nta nubasha guhindura umucyo, nta ubasha umva, nta ubasha gutegeka ngo ndategetse ngo nibwire, kandi bikeye ntibishoboka. Ibintu byose Imana ibifiteho ububasha. Ni kuki iyo Mana tutayemera, tutayiramya, tutayihimbaza? Urumucyo muri kirabisi, ngo bave mu
uyu munsi reka tuzirikane ko Imana kuba ibyo yaremye biriho, ikigendere no kugira ngo tumenye ko tutagomba gusenga ibigirwamana, ahubwo tugomba gusenga umuremyi. Ikwiriye kubahwa mu buryo budakebakeba. Indi sano yose yatuma uko kubahwa kuzamo agatotsi ihinduka uburyo bwo gusenga ibigirwamana kandi icirwaho iteka n'Imana. Kubaha umuremyi rero ni ikibazo cy'ubugingo cyangwa urupfu. Ngo iyo umuntu yubaha umuremyi, yemera Imana umuremyi, aba afite ubugingo buhoraho muri we. Ariko urwanya Imana umuremyi aba yikururiye urupfu n'akaga. Ubutaha tuzakomeza turebera hamwe ishingiro ryo kuramya nyakuri muri ibi bintu bibumbatiye cyangwa se bikubiye mu gusobanukirwa n'umuremyi n'inyigisho y'irema. Tuzakomeza tureba ibindi bice bikurikiraho, ariko Imana idufashe kugira ngo dusobanukirwe ko kubaha umuremyi, kumuha icyubahiro, kumenya ko dufite Imana tukayiha umwanya wayo, ibyo ngibyo ari iby'igiciro kuri twebwe. Imana itugire neza, tubeho twemera umuremyi, twemera Imana kandi twemera ko ikora mu bugingo bwacu, mu izina rya Yesu.